twagiye. Hello ladies and gentlemen, reka none nizere ko muri gushima Imana mumeze neza cyane, ibintu ari neza cyane. Turi mu kwinjira mu kwezi kwa 9, ni ukwezi kwiza kabisa, ni ukwezi kugwamo imvura of course, abantu bakongera kuva mu bihe bya like by'impeyi cyangwa se by'iki bari barimo. Hanyuma turi no gusoza icyumweru, turi ku itariki ya 5 of course, turi kwinjira muri weekend ku wa 5, ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma mbazaniye amakuru y'imyidagaduro nk'ibisanzwe, ni Store Room Breakout again, nitwa Shema Pacifique, nizera ko ibintu biri bigenda neza cyane kabisa. Hanyuma rero kuri uyu munsi ladies and gentlemen, murabizi ko hano mu Rwanda twakiriye abashyitsi benshi cyane kabisa, baje mu gikorwa cyo kwita izina ku nshuro ya 20. Hanyuma ku ruhande rw'imyidagaduro byari byiza cyane kubera ko bitabiriye kabisa iki gikorwa hariya i Musanze, babashije kuba basusurutswa n'abahanzi bakunzwe hano mu Rwanda, barimo Bruce Melody, barimo Chris Easy, barimo Kivumbi King, barimo ndetse na Ariel wayz basusurukije, bari bitabiriye uwo muhango. Kanya kabisa turi buze kugenda tureba ese ibintu bimeze bite, ese amashow bakoze bimeze bite, amashow bakoze yose n'ayabazane kabisa, ibintu bimeze neza. Erega nicyo Store Room tuberaho, twe Store Room tubagererayo abantu, ibintu bikaba bimeze neza cyane. Abantu ese ubundi bamwigira ibiki? Kora subscribe ubundi we urebe ko ari cyo uzatuburana papa romba. Alright, hanyuma ntago turi buvuge kuri ibi gusa kubera ko DJ Maforisa ni umuhanzi cyangwa se n'umu DJ ukunzwe hariya muri Afurika y'Epfo kabisa, ari Kigali, agiye gukorera igitaramo muri Kigali Universe ni muri ijoro n'ubundi. Hanyuma nawe tumubafitiyeho byinshi kabisa. Hanyuma nkuko nababwiye ku musozo w'iyi video, ndabahereza amashow yose yabereye hariya i Musanze kabisa, kugira ngo ibintu bigende neza cyane, ntuze gucikwa papa, turi kumwe. Alright, hanyuma muri comment shyiramo aka V cyangwa se agatima unyereka ko turi kumwe, ubundi ibintu bigende neza cyane. Alright, this is Store Room Breakout, nitwa Shema Pacifique, dukomeze tubane. Okay, hanyuma tudatinze reka dutangire. Namaze kubwira ko mu gikorwa cyo kwita izina ingagi zigera kuri 40 zingaza hariya i Musanze kabisa mu Kinigi uyu munsi, abahanzi bakunzwe mu Rwanda barimo Bruce Melody, barimo Chris Easy, barimo Kivumbi King, barimo Ariel wayz basusurukije cyangwa se basusurukije abitabiriye byo kwita izina abana b'ingagi hariya i Musanze kabisa. Kuri uyu 5 Nzeri mwaka 2025 mu karere ka Musanze hariya mu Kinigi, hari kubera ibirori byo kwita izina abana bagera kuri 40 mu miryango 15 muri uyu muhango witabiriwe n'abarenga ibihumbi 10. Abahanzi batandukanye basusurukije abantu ibihumbi byari byitabiriye. Muri abo bahanzi barimo umuraperi Kivumbi, aho yaririmbye indirimbo ze zitandukanye zikunzwe n'abiganjemo urubyiruko nkitwa Sabrina kabisa, abantu bishimiye. Hanyuma yakoranye na Mike Kayihura ndetse umuhanzikazi Ariel wayz ukunzwe n'abatari bake cyane, nawe yaririmbye indirimbo ze zirimo yitwa Yushuno, ndetse na witwa Chris Easy nawe yaririmbye indirimbo ze zitandukanye zirimo yitwa Follow Me na kabisa, ngira ngo niyo ndirimbo aheruka gushyira hanze, nayo ikunzwe n'abatari bake. Yakoranye na Kevin Kade ndetse na The Band. Hanyuma muri aba bahanzi kandi harimo Bruce Melody wagiye ku rubyiniro yambaye imyenda y'ibara ry'umutuku n'umweru, akakiranwa urugwiro n'abaturage uruvunganzoka bari bitabiriye uwo muhango. Yaririmbye indirimbo ze zikunzwe n'abatari bake cyane hano kabisa nkitwa Cerebura n'izindi. Hanyuma abayobozi b'icyubahiro bitabiriye uyu muhango kose witwa Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva kabisa, welcome kabisa muri showbiz, yamaze kuba yitabira iki gitaramo kabisa, yari ahari neza cyane. Hanyuma hari
Madame Jeannette Kagame kabisa nawe yarahabaye cyane. Hanyuma ku nshuro ya 20 igikorwa kibaye kuva cyatangizwa, abana b'ingagi bakabakaba 400 bamaze guhabwa amazina. Alright, hanyuma at the end of this program ndibuze kubahereza amashow yose ndetse n'ama interview nkuko mwabonye ku ntangiro kabisa, ndibubahereze kugira ngo mubize kugenda neza cyane kabisa. Kandi hagati ndagenda ncangamo n'utuntu kabisa ibyo bagiye batangaza n'ibindi byagiye biba kabisa. Mukomeze munkurikire, kuri subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Hanyuma unaduhereze comments ku kintu wifuza ko twagukoreraho cyangwa se n'ikindi twifuzaho kabisa. Hanyuma twashema imbasi nkuko namaze kubabwira, dukomeze n'amakuru yacu. This is Storeroom Breakout kuri Storeroom TV. Hanyuma nkuko twatangiye mbibabwira, yitwa DJ Maforisa, aherereye kabisa i Kigali. DJ Maforisa uri mu bagezweho muri Afrika y'Epfo, tegerejwe i Kigali muri ijoro kabisa mu gitaramo ari gukora muri Kigali University. Iki gitaramo cyiswe Lord of Friends of Amster, byitezwe ko kizana gucurangwamo abandi bahanga mu bijyanye no kuvanga imiziki, barimo DJ Tiger Junior the DJ witwa DJ Ariel ndetse na DJ Ino, mu gihe kiza kuba kiyoborwa n'abarimo Zuba Mutesi ndetse na MC Biggie, right, yitwa DJ Maforisa. Hanyuma Okay. Tugarukara i Musanze kabisa, mu White Party i Musanze yateguwe igitaramo cy'abambaye imyenda y'umweru, yitegerejwe kwakira abazaba bavuye kwita izina, bazaba cyangwa se baza kuba bari burare muri uyu mujyi mu rwego rwo kubonaho bataramira. Iki gitaramo kiraza kuba kuri itariki n'ubundi ya 5, kiracurangamo abahanga mu kuvanga imiziki cyangwa se aba DJs, barimo DJ Peter, barimo DJ Toxic, barimo mu gihe Paul Cop ndetse na Shadibu aribo baza kuba bafatanya gushyushya abaza kuba bakitabira. Hanyuma andi makuru ari kuvugwa mu myidagaduro, yitwa Rakra, ari ikinyarugenge kabisa, ni umuraperi muri mu bakomeye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana ku isi. Rakra ategerejwe i Kigali mu gitaramo cyo kuramya no guhimbaza Imana kiza kubera muri Camp Kigali ku itariki ya 6 ubwo n'ejo Nzeri. Iki gitaramo kizanaririmbamo abarimo Prison Ndasingwa, hakaza witwa Lata J Naisha, ndetse kiri mu mujyi w'ibyo kiri mu mujyi w'ibyo ari gukora azenguruka isi amenyekanisha album yise Reconstruction. Hanyuma andi makuru ari kuvugwa, komeza nkurikire kuri subscribe na comments. Hanyuma andi makuru, abakunzi b'umukino wo gutwara imodoka bazaba bageze gute basusuruzwa kabisa ku itariki ya 6 Nzeri. Hateganyijwe isiganwa ry'imodoka ryiswe Nyirangarama Rally 2025. Iri siganwa ritegerejwemo ibyamamare mu myidagaduro y'u Rwanda nka Ish Kevin, hakaza Miss Karimpinya Queen ndetse na Miss Ohol Kayibanda uzawinjira muri uyu mukino wa mbere. Hanyuma andi makuru ari kuvugwa, imikino ya kamaramaka muri basket. Alright, murabizi ko this is a Storeroom Breakout, gusa channel yacu ikigamije ni ukubatembereza kabisa mu mikino n'imyidagaduro. Mfite slogan ivuga ngo from stages to stadium kabisa, ukagumana natwe ukabasha kuba wagira gute wakurikira ibiganiro byacu kabisa. Hanyuma no mu mikino kabisa tufite amakuru. Hanyuma abakunzi b'umukino w'intoki wa basketball bazaba babukereye mu mukino wa kamaramaka hagati y'ikipe ya Reg Women Basketball Club ndetse na ikipe ya Kepler Women Basketball Club, uteganyijwe kubera muri Petit Stade ku munsi w'ejo ku itariki ya 6 ku isaha 3.
aya makipe amaze gukina imikino itandukanye, buri imwe ikaba imaze gutsinda 3, bivuze ko uwa Kamarampaka ari uteganyijwe kuwa gatandatu n'umundi ku munsi w'ejo ku Nzeri ku itariki ya 6 uzatanga utwara igikombe cya shampiyona muri basket y'abagore. Okay. Andi makuru ari kuvugwa nanasoza yitwa The Upper Room Worship Experience Edition ya 5. Ni itsinda rya Voice of Angels Family ryateguye igitaramo kizaba ku itariki ya 7 Nzeri mwaka wa 2025 kuri UEBR Kigali Parish. Ryatumiyemo andi matsinda arimo nka New Melody ndetse na The Cornerstone Choir ndetse n'umuhanzi Jonathan Nish. Kizabwirizwamo Revela Dr. Antoine Rutayisire. Voice of Angels ni itsinda ry'urubyiruko ariko ririmo n'abubatsi ngo ryatangiye gukora umurimo w'Imana mwaka wa 2017. Ryashyize indirimbo yabo ya mbere hanze mwaka wa 2020, hanyuma mu gihe mwaka wa 2023 nibwo bakoze igitaramo cyabo cya mbere. This is Stoalum TV, ikiganiro Stoalum Breakout. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo kurikira show ngiye kubereka. Twegereje kabisa amashow yose yabereye i Musanze, mudukurikire. Twabagereyo kabisa, ibintu bizako bimeze neza cyane kabisa. Ntumisinge kabisa izi stages z'abahanzi mukunda, barimo Melody, barimo Chris Easy, barimo Kevin Kade, abo Kivumbi King ndetse n'abandi. Hanyuma mudukurikire kabisa, ibintu bigende neza cyane. Erega turabakunda papa, nimucingwe kabisa. Kurikira iyi show twigendere. Nitwa Shema Pacifique. Kora subscribe, ukore comment, utubwire uko ibintu bimeze. Ndabakunda cyane. Right.
then she say I'm for them come over the Bugatti, let's go. My nigga say so Kivumbi Basusurukije. But then I see other quicker. My nigga, so Kivumbi nazinda Basusurukije mabia. But then I see, let's go. Who are you? Say what? Hey, who are you? Confesse duriade, who has a nade, how was it got your job? Say got your, how was it? Got your, how was it? Go, got your, how was it got your job? Say got your job, how was it got your? Yes sir, here, let's go. Msaza.